enye n'igice kuri 3 n'igice. Ubwo santimetero 50 ziri kugenda iyi ni damushiti twashyizeho ya nyuma, nakita nk'ari ya nyuma, ni nako gatoya karimo muri izi zindi zose, yivamo ibiro hagati ya 2 na 2 n'igice buri uko dusaruye. Bango ikintu cya mbere iyi azora igufasha mu kugabanya igiciro cy'ibiryo kiba kiri hanze aha, kuko izi damu zose uko ari 3 ziba zishobora kuvamo ibiro hafi muri 18 gutyo. Ubwo usaruye igufasha mu kugabanya bya bindi byose twavugaga. Rero urumva usevinga ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga make mu by'ukuri ugereranyije n'ibiryo biri hanze. Urabona ahantu ibihinze ni ahantu haba hari n'ibiti bituma izuba ritageramo ari ryinshi, kuko naryo ni rimwe mu bituma idashobora gukura neza. Ubwo rero iyi ngiyi nk'uko nari maze kubivuga niyo damu ya mbere twahereyeho, damushiti ya mbere tugira ifite 5 metero kuri 4, bivuze ngo igice cy'imbere, kino gice cy'imbere cyose gifite 4 metero n'igice kuri 3 n'igice. Hariho dusaruramo ibiro hagati ya 6 n'8 bya buri minsi 5. Tuba tugomba kubikuramo hano. Niyo umuntu akeneye imbuto, icyo dukora turaza tukabeyuraho iyi azora nkuru. Iyi azora nkuru tuyikuraho, tukaza urabona aya ni amagi yayo, ari nayo mbuto umuntu atanga iyo agiye guha umuntu imbuto, kugira ngo ihite imworohera kuba yakura vuba mu buryo bwihuse. Iyi niyo mbuto dutanga, urayibona. Abajya banibaza ati ese kwihenda imbuto kwihenda, urumva kugira ngo ugire aya magi yuzuye ikiro, nawe urumva ukuntu uba wasaruye n'ibyo uba wasaruye ukuntu biba bingana. Ubwo iyo umuntu ayikeneye ushobora kuba yatuvugisha kuri nimero 0780855380, tukaba twamufasha nta kibazo nawe akorora. Ubwo tuvuye hano kuri iyi damu, nyuma y'uko tumaze kubona ko iri gutanga umusaruro, kuko twe imbuto twayikuye muri Kenya, bwa mbere tujya kuyorora twahise dukomerezaho dushyiraho iyi damu yindi nk'uko uyibona hano. Iyi nayo ifite 3 metero n'igice kuri 2, ifite 3 metero n'igice kuri 220. Umwihariko w'iyi ngiyi ni uko irimo amazi makeya ugereranyije n'iriya yo hepfo. Irimo amazi makeya. Iyi ngiyi ubwayo ivamo ibiro hagati ya 4 na 4 n'igice buri uko dusaruye. Nk'ubu ngubu twari twasaruye, ni nayo mpamvu ubona idakwiriyemo hose, twari twasaruye, niyo mpamvu ubona harimo uri kureba ukabona amazi. Twari twasaruye ejo hashize, niyo twari twasaruye. Iyi nayo ikadufasha mu kunganira iriya yindi. Ubwo dukomeje ku nshuro ya 3 twahise dushyiraho iyi damu yindi. Damu yindi nayo urabona niko wavuga nk'aho ari gatoya kari hano, ariko si gato mu gutanga umusaruro, kuko ugereranyije uko kangana n'umusaruro ukavamo ni mwinshi. Urayibona hano ho ntiturasarura, ni nayo mpamvu ubona ikwiriyemo rwose nta kibazo ugereranyije n'iriya. Hano naho havamo ibiro hagati ya 2 na 2 n'igice buri uko dusaruye buri minsi 5.